Hello, muraho neza? Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hatandukanye hose mu mpande enye z'igihugu no mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba, Burengerazuba, Amajyaruguru n'Amajyepfo. Mwese turabasuhuje. Uwiteka akomeze abahire kandi abahe umugisha mu mirimo yose murimo mukora itandukanye, kandi mwakoze kutureba no kudukurikirana kuri Hope TV. Turabakunda kandi twiteguye kuzatubagezaho ibyiza bitandukanye uko mukomeza mudukurikirana. Reka tubasabe ngo mukande subscribe kugira ngo tujye tubana neza, ibiganiro bigezeho bishyizeho bijye bibasha kugeraho uko bikwiye. Kandi na like kandi no kukazogera tujye tubana isaha ku yindi, na comment yawe ikenewe kugira ngo tubashe kumenya uko mwakiriye ikiganiro twabagejejeho. Kano kanya rero turi kumwe n'abantu batandukanye, by'umwihariko n'umutumirwa wacu uri hano ngaha mu kanya araje abibwire mwumve uwo ari we n'aho yaturutse. Njye nitwa Monique Niyomurinzi Gisele, hirya yanjye ndi kumwe n'undi musore mugenzi wanjye. Nanjye amazina yanjye ni yayandi, nitwa Niyonkunda Eric. Ni ngiye tujya tubana kuri Hope TV mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nagiriye umugisha cyangwa twagira umugisha, ntago uyu munsi turi twenyine, ahubwo uyu munsi urabona ko nazanye na mugenzi wanjye Monique, nawe ni umunyamakuru tuzajya dukorana mu biganiro bigiye bitandukanye, turatugenda dufatikanye. Ariko nk'uko mubibona hari umutumirwa, muri kubona ko hari n'intwaro yitwaje itandukanye n'iyo twe dufite. Intwaro turi gukoresha ni mikoro, ariko we murabe ko hari indi ntwaro afite ari budufashe kugenda adusobanurira. Rero tutagiye muri byinshi, Monique n'ubundi nk'uko yatangiye yatwakira umushyitsi wacu. Yego, iriwe neza. Iteka turi nkunda guseka, iyo nkunda guseka kuko ni umuntu ukunda gusetsa cyane. Nishimiye kuba ndi kumwe nawe kano kanya. Yes, katukwakire rero wibwiriye abantu bakurikiye Hope TV. Njye ntacyo ndavuga ko uri umuntu mukuru hano ko ugiye kwivuga. Tubaye ikaze kuri Hope TV. Murakoze. Nitwa Gilbert Haragimana, ndi umugabo ndubatse, umugore n'abana babiri n'abandi hirya no hino Imana yampaye. Ndi umukristo w'itorero Methodiste Libre Paruwasi ya Gisozi. Ndi umuntu w'Imana, ndi umwana w'Imana, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu. Nk'uko bampaye ikaze kuri Hope TV, nanjye nishimiye kubana namwe kandi ndasaba imigisha n'umwana mushya. Yego, murakoze. Natwe tugusaba umugisha kuba wemeye witabiriye ubutumire bwacu, ukaba uri kumwe natwe hano ngaha. Uragize uti usengera kuri Paruwasi ya Gisozi. Turabyishimiye kuba turi kumwe n'umuntu hano ngaha kandi n'iby'agaciro uzi Imana, umuntu wakijijwe. Ubwo muri make uri umurokore kandi wemera Imana, wemera ko na Yesu yadupfiriye ku musaraba. Ni byiza cyane. Kano kanya rero nk'aba tugiye kwitwa Gilbert. Kano kanya ikintu ngiye kukwisabira cya mbere, hanze aha ngaha muri isi dutuye mu badukikije hari abantu benshi batazi by'Imana, abantu benshi batemera na Yesu, nyine ubona batambikiriye bagiye kure. Kano kanya nkawe wamenye Imana, uri mu gakiza neza, wababwira iki? Ikintu cyo nababwira, Imana ibaho. Imana ibaho, niyo mudukurikiranye mubyumve, ndetse namwe mwicaye iruhande nuko mujya gushora kuntumira, nuko mwari muzi neza ko Imana ibaho. Iyo umuntu agiye gushora amayinite yiwe akaguhamagara, agashora umwanya we akaguhamagara yiteze kugira ngo amenyekanishe ko abantu Imana ibaho 100%. Ntabwo Imana muzahurira mu muhanda ngo uyibone, ntabwo Imana uzajya ku isoko guhaha ngo uyihaheyo. Imana uyibonera mu bantu, kandi Imana uyibonera mu by'igukorera. Impamvu mbanjije ko Imana ibonera mu bantu, ntabwo Imana uzayihurira nayo mu ihene, mu nkoko, mu ipusi cyangwa se mu nka. Nuko nubwo Imana itanga amasezerano kuvuga ngo nzaguha amafaranga, ya mafaranga aca mu bantu. Erika akaza akampa amafaranga, Monika akampa amafaranga, undi akampa amafaranga. Wa muntu Imana ikoresheje niwe mbona ko Imana inkoreye ibyo yakankoreye, atari Imana ibimubwiye nta kintu kumurira. Imana imuhumuriza. Murakoze cyane. Ubibona gute iyo twese twemera ko Imana ibaho ariko twajya kuyambaza
bamwe bakajya ku wa gatanu, abandi ku wa gatandatu bakunda kwita ku isabato, abandi ku cyumweru. Ugasanga kandi ko tugiye kwambaza Imana imwe. We nk'umuntu w'umukristo wemera Imana yo mu ijuru iriya yaturemye, wowe ubifata gute? Ukuntu mbifata, abaterana ku wa gatanu, abaterana ku wa gatandatu, abaterana ku cyumweru, ayo ni amadini. Kandi idini ni asosiyasiyo umuntu abarizwamo iby'Imana. Nimba umuyisilamu ari muri isilamu, iyo ni asosiyasiyo abarirwamo. Nimba asanze baterana ku wa gatanu, niwo umunsi agomba kubahiriza akajya aterana ku wa gatanu. Nimba abadivantisite baterana ku wa gatandatu, asosiyasiyo yabo ibemeza ko bagomba guterana ku wa gatandatu. Ubwo nyine agomba kugandukira umunsi w'itsinda cyangwa se w'itorero arimo, ariko twese dusenga Imana. Murakoze cyane, turimo turabigendanamo neza. Twibutsa abakurikiye Hope TV ko turi kumwe n'umutumirwa wawe witwa Gilbert Iragirimana, umuntu wubaha Imana kandi arayemera. Kano kanya katubabwire ngo mukomeze mubane natwe kandi twumve ibyo arimo aratubwira, yumva ari ibisa n'imitima yacu. Kano kanya rero ikindi kibazo nakubaza, tumaze iminsi tubona hanze aha ngaha komeza kubashishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana neza. Ikindi kibazo nifuza kukubaza, tumaze iminsi tubona hano hanze hari ibintu bimwe birateza impagarara mu madini, ugasanga idini rimwe ntabwo rishaka ko rigenderana n'irindi dini. By'umwihariko tumaze iminsi tubibona mu badivantiste. Abadivantiste ntabwo baba bashaka ko babona umwizera wabo yagiye gusengera mu rindi dini cyangwa umuririmbyi wabo cyangwa korali yabo yagiye kuvuga ubutumwa mu rindi torero. Wowe ku giti cyawe ubyumva ute, ubivuga icyo kintu? Ibyo bintu bireze, ariko kuba byeze ntabwo narenganya buri muyobozi wese w'itorero, kuko ingo z'abantu umuntu wese agira uko ayobora urugo rwe, ni nako umuyobozi w'itorero agira uko ayobora itorero ashingiye. Kuko kirazira kuyobora abantu 300 bafite mu rusengero, ariko nta na 5 uzageza ku musaraba cyangwa se uzageze Kanani. Niyo mpamvu rero baba bavuga ngo ririya torero bifite amahame yaryo, basenga bambaye amapantaro, imisatsi ikora inyuma, basokoza inzara, batonekesha n'izindi. Twebwe abadivantiste batazagenda bakandura ibyo bintu, kuko baba bakumira icyo. Niyo mpamvu baba bagomba kurinda intama zabo kugira ngo zidahumana. Yego, urakoze. Abadivantiste mutore mutagira ngo twabibasiyeho, ni urugero nayo nanze kandi koko dukunda no kubibonamo. Njyewe ibibazo nakubazaga bijyanye no ku gakiza k'iminsi bisa nkaho hari ibyo ngibyo, ariko nk'umutumirwa ntabwo waducika tutakubajije wenda akabazo k'amatsiko runaka. Ubuzima busanzwe uba muri korali? Uba muri korali. Ni iyihe ndirimbo ukunda cyangwa imwe yagufashe muri iyi minsi? Ni nyinshi. Rero tubwire imwe nta kibazo. Ahubwo reka ntoranye imwe. Hari indirimbo ya korali Ubono ivuga ngo umugira neza. Ariko njye nubwo ndi umuririmbyi, nkunda umurimo w'uburirimbyi, ariko nta jwi ngira ryiza. Nta jwi ngira ryiza, impano yanjye nivuga butumwa, ariko nkunda kuririmba. Nanjye nkihuriza hamwe n'abandi, rwose mureke mbabwire. Ndamutse ndirimbye nawe wahita ukupa wowe uri kundeba, ahubwo icyiza reka mumfashe wenda nyivuge. Iravuga ngo uri umugira neza mwami ntujya uhinga. Yego, urakoze cyane. Ukuyemo korali uririmbamo, indi korali Ndi korali nkunda korali Ubono, kuko ari nayo nkunda indirimbo yayo. Nkongera nkakunda Jehova Yiri, kuko irimo umugabo witwa Loyize, kandi nkabona ni umugabo uberewe, umugabo uri proud y'ibyo akora, umugabo rwose wishimira impano afite. Indi korali nkunda korali yewe n'umuhanzi ku giti cye, nari mvuze ngo ni korali Israel Mbonyi.
iyo aririmba ngo umusirikare niwe. Iyo ndirimbo impamvu nayikunze nuko n'umwana wanjye ayikunda. Umwana we ni umuhungu ni umukobwa? Ni umuhungu. Angana ate? Afite imyaka 2 n'igice. Akabaza iyo ndirimbo si ukazi kuririmba gutya ngana? Nta n'indirimbo ahari yigeze yumva imucaho kuko afite impano, afite memory kandi igikora, afite impano yo kuririmba cyane. Rero n'utugutumuzamuza yitwa Nezerwa Miguel Deven, ariko tumwita Miguel. Mudusubirize cyane Hope TV baragusubira. Ndaza kumusubiza. Ubutaha nugaruka rwose uzaza umuzanye. Ikibazo cya nyuma rero ngiye gusorezaho ni ikibazo cyo ngiye kukubaza nyine ntabwo mubaza bijyanye n'uko ubyumva ngiye kukubaza ku giti cyanjye. Tubwire indirimbo ya Dorcas na Vestine ukunda uradutera akantu gatoya cyane. Ushaka guta nayikunda ariko tubwire indirimbo ya Vestine na Dorcas kanyibaze muri ubu buryo. Dorcas na Vestine ni abahanzi b'Abanyarwandakazi baririmba indirimbo za gospel kandi bakorana. Gira agace gato turirimbira ku ndirimbo yabo imwe. Ahubwo ndabazi, ahubwo wambwira wowe igufasha akaba ari umuririmbi. Ubwo ningwa amanota ndakata ko nimubwira indirimbo ndabona indirimbo wumva ushaka. Ngiye kukubwira indirimbo ebyiri urahitamo imwe wumva waririmba. Iya mbere yitwa Simagarara, iya kabiri yitwa Iriba. Uraturirimbira mw'iyi Iriba hagize ariyo nenda ubwo nagufashije. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zituma nongera kuvoma kwibajya amashimwe. Tubeshye ngo nakuzi kandi yongera kandi Kame Eric Mikro nawe agire icyo akubwira ubundi dusoze. Monique arakoze kunyakira ariko njyewe buriya nagumye kubumvira ako nk'ijisho ry'umunyamakuru. Ushobora kuba njye nabonye ushobora kuba warapfubye mu muririmbyi ukaba uri kutibeshyagura umuvuga buti Gilbert aho ni waba warigeze gukora ibintu by'uburirimbyi ukabikora igihe kinini wenda ukaba utakibirimo cyane cyangwa se nubwo ubirimo ukaba utakibikunda cyane kuko watubwiye ngo ukunda kuririmba ariko ntabwo bikora cyane. Wowe ubwo ngubwo ukuntu nkurikije ukuntu agiye nkumva ukuntu turirimba indirimbo ya Dorcas kandi izo ndirimbo ntabwo abagabo zikunda kuborohera kuziririmba cyane cyane abakobwa nibo usanga bazizi hano hanze. Wowe byaba byaragufashe cyangwa byaba byaragutwaye igihe kingana iki kugira ngo izo ndirimbo zumve ko numva wagira ngo wabihoze n'ibi bintu ubundi bimeze bite? Tubwire njye nicyo kibazo cy'amatsiko mva nabanza kukubaza. Umurimo w'uburirimbyi nawukoze igihe kinini kuko natangiye kuririmba mfite imyaka 11. ndawukora gusa igihe kigeze nza kubura umwanya bitewe n'uko ku wa gatandatu bararepeta, ku cyumweru umuntu akagerayo mbere y'uko abandi bahagera. Mfite inshingano runaka ngomba gusiga nubahirije mu rugo, wa mwanya ukagenda ubura, bituma umurimo w'uburirimbyi ugenda unanira. Yego, urakoze kudusubiza icyo kibazo neza. Rero nk'uko mwabibonye uyu munsi ntabwo nakoze njyenyine, nakoranye n'abantu benshi, niyo mpamvu mutabashije kuba mwambona. Nshimira Monique we twabanye akadufasha, ariko muri aka kanya nagira ngo twakire n'ubundi umutumirwa wacu. Ariko mbere y'uko twakira umutumirwa, wowe uri kudukurikirana uri kureba video zacu, twakwibutsaga ngo kanda subscribe, wibuke no gushyiraho comment, ubundi ukande no kuri ako gatima kugira ngo tugumye kugenda tubana. Reka rero twakire umutumirwa wacu atubwire, atugezeho ijambo ry'Imana. Yaba yatuzaniye buriya umukozi w'Imana kugenda atitwaje akantu cyangwa se intwaro ntabwo bikunda. Akenshi bahorana intwaro yo kugenda barwanisha urugamba. Wowe intwaro waba watuzaniye cyangwa ibiryo waba watuzaniye kugira ngo tugaburire umunsi ni ibihe? Reka tukwakire. Karibu. Murakoze mu mwanya. Ndongera mbibwire mwebwe abakurikiranye Hope TV, nitwa Gilbert Haragirimana, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 2.
twaganiriye ibiganiro byinshi ariko tugeze ku mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka naryo turitega amatwi kandi turiho umwanya mu minota mikeya bitari bugende no mu minota 3 cyangwa 4, ni ukuvuga irimfasha. Ijambo naguha nk'uko tubimenyereye muri titire y'ivugabutumwa, umuntu wese ategura ijambo agategura n'intego yayo. Topike y'ijambo iravuga ngo Imana ntihinduka. Umuntu yaguhinduka ariko Imana ntabwo igihinduka. Umugore washaka yaguhinduka ariko Imana ntiyaguhinduka. Umugabo washaka yaguhinduka ariko Imana ntabwo igihinduka. Iryo jambo turarisanga, tubona ko Bibiliya igira abahanuzi batandukanye. Hari ijambo ryanditswe n'umuntu nka Pawulo, yaravuze ngo ngenda kwandikira nka Pawulo, intumwa y'Imana. Na Yesu Kristo hari ibyo yandikishije, hari ibyo abahanuzi banditse. Hari n'aho uvuga ujya kumva baravuze ngo njyewe Uwiteka ndavuga. Iryo ni ijambo Uwiteka barandikishije. Ariko tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu muhanuzi mutoya cyangwa se umuhanuzi w'umwana dusanga muri Bibiliya ari nawe wa nyuma, Maraki ibice 3:6. Haravuga ngo kuko njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho mwakeneze ijambo ry'Imana. Imana ntabwo ihinduka, mu bibaho byose ntihinduka. Yakubwira ikintu kigatinda ariko ntabwo ihinduka. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo gutinda kw'amasezerano niko kurama kwawe. Jya wihangana rero, icyo Imana akubwira uzasohora, kuko Imana idahinduka. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Kandi wakoze kwemera kwitabira ubutumwa bwacu. Abakurikiye Hope TV turabashimiye kuba mwadukurikiye kandi Imana ibahe umugisha. Ahasigaye tugiye gusoza ikiganiro twagiranye, ukana subscribe ukandeke, ubikore nk'umuntu ubishaka, ntubikore kutegeka, ubikore nk'umuntu ubishaka, kandi ubikore kuko tuba twabyifuje kandi wadukunze, kugira ngo tujye dukurikirana ku biganiro byacu bya buri munsi. Ikiganiro cyacu reka tugisoreze hano ngaha, dukomeza udukurikirane igihe kiri, tuzadukora tubaha ibiganiro byiza kandi byamamaza izina ry'Imana. Reka dushimire Gilbert wemeye ubutumire bwacu, wakoze cyane. Eric nawe wakoze kubana natwe. Ahasigaye reka tubakire kandi no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho igihe. Reka duhereze mikoro Eric asoze, ubundi ahasigaye ibindi Imana iduhana umugisha. Nshimira Monique, nshimira na Gilbert babanye natwe uyu munsi. Ni iby'igiciro kuba babanye natwe. Rero nk'abantu bagiye gukurikirana ibiganiro byacu cyangwa bari kureba ibiganiro byacu, twagira ngo tubamenyeshe yuko mu gihe kitarambiranye mu minsi iri imbere tuzongera tugatumira umutumirwa wacu Gilbert Haragirimana, akongera akagaruka akatubwira Imana. Rero mwabonye uyu mugabo afite amavuta, mwatwandikira muri komenti mukatubwira, kandi mugerageze no gukanda kuri subscribe kugira ngo tubone ko mudushyigikiye, kuko kuba turiho ni ku bwanyu. Dukeneye imbaraga zanyu kugira ngo tugumye kugenda dutera imbere. Rero n'ubundi nk'uko mumenyereye, iyi yari Hope TV, niyo yabagezagaho ubutumwa bwiza bwa Yesu. Twari turi kuganiramo na Gilbert Haragirimana, uwo mwari kumwe niyo nkunda Eric nk'uko bisanzwe. Murakoze, ciao ciao.